buri kantu na buri nguni tugiye kumva ngo ibyuma babihagaritse. Bamara kubihagarika buri kantu na buri nguni bateye induru, bivugwa yuko bashobora kuba bafunzwe. Ntago mbizi, nabyutse mbitangaza, sinzi ibintu nabivuzeho, ariko ntago nzi ukuri, abantu mumbabarire. Ikintu ndi gushaka kuvugaho ni kimwe. Yewe ndi ibintu mbere yo gutangira amakuru mbifiteho atari menshi, nagiye kubona mbona insengero z'abaporo zirafunzwe. Bidaciye kabiri tubona biherekejwe n'uko ibyuma babihagaritse. Ndavuga ati ibi bintu bifitanye isano. Ndaperereza, barambwira ati nyamara buri kantu ngo ni n'umusilamu. Abasilamu ababizi banywa inzoga. Buri kantu abantu babafashe kunda, abantu rwose mwakundaga ibyuma, abantu mwakundaga ziriya nzoga baciye, ni abarokore n'abandi. None se kuki live ya buri kantu na buri nguni abantu bayikurikiranye yajeho na minisita w'ubuzima? Minisita w'ubuzima ikintu yivugiye yamushije se ni ukubera iki badaca itabi, kandi itabi ryo riba ryanditseho ngo ririca ariko ntibarice. Minisita aravuga ati rero bagiye bakora ubukangurambaga bagiye babikora byo kwirinda kunywa inzoga, gusinda n'ibiti cyane, mwarabibonye, tunywe resi, ibintu byo kugira ute, genda bagerageza kubigabanya, ariko ngo byanga gucika. Ariko itabi ryoho ngo byagiye bigabanuka. Impamvu rero bafashe umwanzuro wo guca ibyuma ni uko babiciye kugira bigabanuke bikiyongera. Icyatumye byiyongera wakibaza ngo ni iki? Kuki byiyongereye? Ari uko bafunze insengero z'abaporo. Abaporo muratunaniza mwana, muratunaniza. Abaporo nimwe mudufashe kunda. Kwagakundaga ntacyo kari gatwaye, na leta ntacyo yari gatwaye, uretse ko byabonye abantu babikonsoma cyane mani, bituma babikuraho. Abaporo rero leta nibafungurira insengero, pasiteri yongera babeshya, nibashaka bagurisha cyane kibature, ariko basi badufashe kongera kwibonera icyuma. Na buri kantu abona akazi nabonaga ari gusara cyane, kandi nzi ko ari ase buriya buri kantu abasilamu nta busilamu buhari. Ntago ari umusilamu rwose, nabyihorere. Umusilamu yamamaza inzoga, icyo tukiveho ni akazi ku buryo banazica akaza kuzirekaramira. Yesu bwiza, mwongere mugarukire Imana pe. Ubundi tuzi ko abakobwa beza, abantu bameze ute, abantu bagifite umuco ari abadeperi. None nimwe mudukoze, uyu ni we muco wanyu. Ubundi na Yesu ngajya ku musaraba akimara gusoza, ngakijya ijambo rya nyuma yaravuze ngo ufite icyaka. None leta y'u Rwanda yemeye kukikwicisha, ntabwo ndabivuze. Leta y'u Rwanda yarebye ibona ko ibintu turi gukoresha bitujuje ubuziranenge, itamo kubihagarika, ariko ntabwo byashimishije bamwe, kandi byavuye ku barokore. Abarokore mwikosore mu izina ry'Imana, mudufashe kunda tayari. Ubundi njye hari ibintu ntari kumva neza. Ubundi kera baravuga ngo inzoga ni imfura ikanyobwa n'indi. Nubwo nanjye ntabishima, inzoga yagiye ikoreshwa nabi igateza ibibazo, ariko inzoga ntakitwaye cyane ko itagira icyaha kigira uwayinyweye, kandi bitewe n'uko yayinyweye. Leta yabikoreye ubukangurambaga biranga, ariko se kuki baciye inzoga? Bari kujya bahana abantu basinze, cyane ko ngo gusindira mu ruhame ngo ni icyaha, ariko icyo cyaha mu mategeko ngo kinabamo, ariko sindumva umuntu bagihaniye. None ni ukubera iki leta itarebye ngo ivuge ngo reka tuzajya duhana umuntu wasinze, wandagaye nyine, wakoze ibintu bidakwiye muri rubanda, tuzajya tumukatira imyaka irengeje iyo twabakatiraga. Bigenda uko nguko nyine, cyane ko inzoga nta kibangamye. Nta kibangamye cyane ko ngo ni imfura ikanyobwa n'indi. Ngubu umunyarwanda aravuze ngo umugabo unywa igikoma niyumva ibikomye. Nimwumva abagabo badukiriye ibikoma mumenye icyabiteye. None ko baciye nguvu, ko baziciye, ko bazimaze. Urwabitoki yo yazize ikiziriya nzoga z'ibyuma zifite volute 40 n'iz'amashanyarazi, ibyo birumvikana ko zari zikwiye gucibwa pe. Ariko se ni ukubera iki bahisemo kuvuga ngo bagiye guca, bagafata umwanzuro bakanawushyira mu bikorwa, bakavuga ngo tugiye guca Rwabitoki?
Rwabitoki rwo rwazize iki? Inzoga yacu gakondo y'iwacu yo yazize iki? Ntabwo yicaga cyane, ni nk'izindi abantu, ni nka rwa mitsingi n'inkiki, ntacyo byari bitwaye pe. Ni ukubera iki yo yaciwe? Ntabwo mbizi, ntabwo ndi umunyamuco cyane ku buryo nzinjiramo cyane ko ntanabifiteho amakuru, ariko njye ndebye mbona Rwabitoki ntacyo yari itwaye. Noneho ariko ni mu rwego rwo kugira ngo abadafite ubushobozi batazabaho. Kimwe mu bintu byakozwe njye nashimye, gusa nubwo ntabishimye mu rundi ruhande, ndi kugira ngo njye ku mpande za buri wese, nkaba buri kantu numvishe bari kuvuga bati twabuze akazi, kandi birumvikana. Ruriya inganda zikora ziriya nzoga zatangaga akazi, abamamaza kuva ku bakirina kugeza inganda zatanga akazi ku buryo bugaragara, uburyo zatangaga iterambere mu gihugu indani. Ariko ubu ngubu zafunzwe. Abantu bazicuruzaga ubu ngubu bagisohora itangazo bahombye, bagiye kuzimena. Hasi iyo leta ibiteguza basi ikavuga ati tuzabica muri 2026, igihe iki n'iki ngiki tuzabica. Abafite n'ahantu natubitse, leta ikavuga ati turateguje igihe iki n'iki ngiki tugomba guca ibi bintu, bituma abantu bagaragara nabi muri sosiyete, biteza ibibazo. Natwe turabyumva ko biteza ibibazo pe, ariko bakibica hari abantu benshi babihombeyemo. Mwese kwiterura. Nahoze numva radiyo, bitewe ntabwo njya numva radiyo pe, ariko nkimara kumva iyo nkuru nahise numva radiyo bari kuvuga ukuntu bagiye kumena ibyuma bro. Ni ukuvuga ngo bari bamaze kumena inzoga niba ari litiro zingahe, ngo zihagaze amafaranga miliyoni 100. Ibaze mu mafaranga miliyoni 100 umuntu bayahombeje ubari. Leta nireba ukuntu yita ku bantu yangirije, kuko hari abantu baburiyemo akazi, hari abantu bagiriye uteba buri kantu. Nibanavuga mani mubumve kuko bafite impamvu yo kuvuga, nubwo nabona abashima uruhande rumwe bari buze kubica, menya bashobora no kurara mu maboko atarayabo. So ibintu rero kuri leta igomba natwe kudutekerezaho, nubwo ibyo yakoze ari uko yadutekerezagaho, ariko yakagombye kugira abandi bantu ireba. Yarebye muri rusange ariko ikareba mu by'ukuri. Se ubu sinsenya abantu, ubu ngubu abashoramari bashoye aho ngaho ntibahiye nyine.